uraryamye ufata amaguru yawe ukayashyira hejuru ukayazamura ariko hahandi akaguru kamwe gafatana n'akandi kagafata. Iyo positeri niba ari positeri ziryohebamo nawe rero ukamubwira ati sheri mbabarira uyishyiremo, wenda ushobora no kuvuga ati wenda nishake nipfire. Ariko wa mugore we rero ndagira ngo mbikwereke neza ejo utazagira ngo utazambaza ngo ese kutabinyeretse. Ni ukuvuga ngo rero nizere ko ari neza cyane. Nyine ndagarutse nyine mwamubonye ni wa wundi nta wundi, none se buriya rukumbuzi rwari rwinshi cyane kabisa. Ndagira ngo noneho nshaka kugira ngo mbabwire noneho umuntu turi kumwe burashaka yahita akora subscribe nabwo vuba twanagiye. Buriya ndashaka kugira ngo mbabwire ni se ubundi positeri za danje, nyine positeri nziza cyane, ya positeri inyura umugabo ndetse avuga ati niba ataragutwara iwanyu ahita avuga ati ngomba kugutwarayo kubera ko umukoreye akantu keza cyane. Ndababwira ko muri abadamu nyine ni mwebwe ndi kubwira ko nta mugabo bijya bibaho gufata nabi umugabo, ahubwo umugore plutôt. Fasha rero twagiye nshaka kugira ngo nkubwire ngo wa mudamu we jya unkurikira buri munsi ukore subscribe n'aba badamu b'inshuti zawe kugira ngo turyoherwe dufate abagabo bacu neza. Iyo positeri rero urabona umugabo wawe avuye mu kazi cyangwa se yivire hanze ahandi hantu yatembeye bitunguranye, ntabwo ari ngombwa yuko muryamye mu buriri ngo mwumve ngo murashyutswe mushatse kurongorana no kurongorwa. Ujya surprise babyita gutungurana. Tungura umugabo wawe kuri telefone mwavuganye cyangwa se uramubonye ari hafi no kwinjira mu nzu, ariko nkubwire neza ko mbere yuko utangira gukora surprise ugiye kuyikorera umugabo, manzi ukure bari abana batoya hariya muri salo, inzira zose mugiye gucamo kurumva surprise ikintu gitunguranye nyine bakure mu nzira, cya cyumba cyabo cyabigenewe babe bari gukina hariya, namwe mujye muri kino gikorwa nta soni cyangwa ubwoba mufite, ko nta nubwo byemewe kugira ngo abana babimenye, no kubireba ntabwo byemewe. Ndagarutse rero nkubwira neza ko ugomba kwifata neza, ugahita rwose umugabo wawe mutangiye mukine nyine murahuye, yinjiye mu nzu atangiye niba agira n'abahantu zikayafite mukarume uhita umwigisha, utangire umuhe utugambo twiza cyane. Sheri gute sheri wanjye meze gute, n'urushyi yanarugukubita bitewe n'ibibazo mufitanye, ariko uhita uza nk'umugore ukeneye gufata neza umugabo, ugatangira sheri yerewe ute. Ubwo nyine uri kubona ntabwo ari kubyakira neza, tangira niba ari inkweto mukuriremo, nubona yanduye n'ibirenge utwara akabase n'amazi. Ubwo nyine ni ukugira ngo utangire umufate neza, uburakari bugabanyuke, hanyuma nurangiza mufate neza umukoreho ahantu hose, ugende umwereka ko umukeneye. Umubiri we uhita ukora, umubiri w'umugabo wumva vuba cyane, kandi kumva ko yumvira ku mboro ye afite, itangira kumucokoza nawe uburakari bugashira, agatangira wese uyu mugore noneho niba hari ukundi kuntu utamufataga neza ahita aba proud kabisa, akavuga ati reka nikosore. Umujinya urashira nk'ako kanya, hahandi ukabona mwicaye mu ntebe muri salo atangiye kujya yikoreshwa utuntu, ukabona umugore atangiye kujagarara mu mutwe, menya ko ameze nabi rero. Noneho uhita umubwira uti sheri none se tangiye muganire twa tugambo twiza, uri kumva umeze ute sheri? Rwose utangira witunganya utuntu twaburika wikoraguraho bigize iti sheri njyewe rwose ushaka iki se? Ubwo nyine atangiye kukubona surprise, uba ugomba guhita by'umutungura ko muri mwenyine, ukamufata ukamuhobera ukamwumva neza, mugahoberana. Kumuhobera rero umuhobera gahoro cyane, umeze nk'uri kumubaba ku buryo
intoki zawe zitambuka umubiri ugakora kabisa. Warangiza rero ukamutungura ukavuga uti ewana iyi positeri ndayikora byanze bikunze. Muvana muri salo mukagenda gake gake muri cya cyumba mukigera ku buriri. Noneho surprise ya mbere, kubona umugabo atari yicara ku buriri ugasa nk'umusunika akagwa, ukajya kubona ukabona aguye nk'igitumba. Ahita bati Imana nyagasani noneho umugore simukira. Kandi urebye neza hano usanga imeze iki, kubera ko nyine wamucokoje birenze. Ubwo mutangiye kugera kuri level y'ubushyuhe, noneho muri gushyukwa mumeze neza. Icyo gihe rero nyaboneka wimanza ya positeri, mumareho nk'amasegonda 2 hejuru muryamyeho hahandi wabonye aguye gutyo. Nyine utangire rwose mutinze utugambo n'akajwi kari guhera kadafite umwuka. Nyine atangire yiyumve ko arabikora byanze bikunze. Mufungurire ishati, isengero uyikuremo, ukuremo umukandara, umanure ipantaro box uyivanemo, ibintu byose. Noneho uzasanga ihagaze gutegereje ya surprise. Kubera ubushyuhe mwembi mufite umushyukwe, nyine urumva umushyukwe umeze nabi urabazengereje. Noneho ahandi n'amatwi ntiyumva. Icyo gihe nyine urumva ujya hejuru y'umugabo ari uko umugabo akubwiye ngo mfasha. Icyo gihe tumwe ati sheri mbabarira rwose ndapfuye nabara ukabyara. Icyo gihe arahaguruka ugahita uryama nyine, agatangira agafata imbura akayishyiramo gake 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 gake. Ewana gicumita nk'inshuro nk'icumi. Uhita uvuga uti oya sheri buretse nzi mwereke. Nkwereke rero ukuntu bigenza. Ewana uraryamye ufata amaguru yawe ukayashyira hejuru ukayazamura, ariko hahandi akaguru kamwe gafatana n'akandi kagafata. Wa mugore we rero ndagira ngo mbikwereke neza, ejo utazagira ngo utazambaza ngo ese kutabinyeretse. Nuvuga ngo rero urabona aya maguru ukuntu ameze, umugabo wenda ari iyo ngiyo nyine hano hepfo yanjye. Uba ugomba kugira ngo ufate aya maguru yawe uyoroshye ku buryo nyine ugomba kuba ufite ingufu nkeya, warangiza ukamuzamurira amaguru. Urabona ntago uri bubifate nkaho ari igiti uri kuzamura. Ushobora gufata ya maguru wayafata ukayashyiramo ingufu nkeya, akaba yaza hano mu maguru yawe. Aya maguru ushyiramo ingufu nkeya hano. Aya mataka ashobora kugutangira, ariko nanone nkwibutse neza ko mu gihe wayazamuye uba ugomba kugira ngo umuhereze inzira yo kunyuramo ufungure amatako yose. Bishatse kuvuga ngo rero biriya bintu nubikora bizaba bimeze neza cyane. Mbabarira ukabyara we, kubaka ntabwo ari gukina. Nta mwana wemerewe kureba zino video atujuje imyaka. Umwana uri munsi y'imyaka 18 no. Niyo mpamvu nakubwiye nijye umwana ufate bari abantu bashyire muri kiriya cyumba cy'ibanga ukabyara. Iyo positeri niba ari positeri ziryohe ibamo, nawe rero ukamubwira ati sheri mbabarira uyishyiremo. Wenda ushobora no kuvuga ati wenda nishake nipfire, ariko ntabwo buri bupfe kuko ntabwo yica. Nta mboro yica ibaho. Icyo gihe akiyishyiramo dore uburyohe rero. Umugore atangira za ndimi zitabaho nk'iz'abanyamasengesho. Atangira ati sheri mbabarira pe yishyiremo yose nyumve. Imboro yanjye uyimereze ko rwose wayimpaye kwa kundi agenda. Ubu ngengeye kwimagina nyine ukuntu biba bimeze. Hahandi usanga rwose ari kujya agira ati umugore agasakuza ati sheri wowe. Umugabo ati kubera iki rero? Yabikoze yagizemo kera cyane. Aragenda yishyiremo rwose. Umugabo w'umwakuzi nawe yagutera surprise akakunyaza amaguru amanitse. Rero ugasanga none ibintu bibaye neza cyane. Hahandi
ushobora no gufata isaha yose kuri iyo positeri. wa mugore we rero ako kantu kabisa, muhereze icyo gituba neza, agikora agikosore, ejo utazagera hari hanze ukamugaye ugasambana, kandi rwose pe agufasha, wa mugore waba utanyurwa rwose. Ayo maguru rero yarekure, ugabanye imbaraga, iyo mboro yumve neza ku buryo ewana urayumva ukumva ko ikirimo neza cyane. Umugabo w'inkwakuzi, umugabo muzima nawe ayishyiramo hose, akahumva za nguni zose arazicokoza, akarangara neza, kagafunguka, igituba kikasama, ariko hahandi wumva neza ko imboro iri kugikora fresh. Hahandi umugore atangira kuvuga guzwa utuntu twinshi cyane, atangira avuga ibintu biterekeranye bidafite umutwe n'ikibuno, wumvamo bikeya kuko abashaka kugira ngo akunyuze. Kandi uburyohe bw'umugabo aryoherwa ari uko umugore we afite urusaku rwinshi cyane. Sinzi niba wenda abantu turyoherwa gutandukanye. Njyewe ikintu nzi neza niyiziho ni uko ntari kuvugisha umugabo wanjye ntabwo byakunda. Ndi kubiyama kugira ngo utazarongorwa umeze nk'igiti. Niba nanone nzi neza ko iyi positeri nkubwira, niyo waba wifata gute ntibikunda, umunwa wawe ntiwawufunga ngo ukunde, byanze bikunze urasakuza, urarira n'amarira akaza, kandi nta gahinda ufite, kubera ko iyo mboro iri kukuryohera. Noneho mu gihe cyo kukunyaza fresh, noneho usanga umva ibintu aba ari neza cyane. Nshaka kukubwira neza yuko rero iyo positeri umuntu utarayikora agira iyo nyota kugira ngo abwire umudamu ati nyaboneka sheri mbabarira, nshaka kugira ngo nawe umfashe umanikire amaguru gutya nyine, nawe ushobora kuryama ukamwereka iyo positeri nk'umugabo. Nushaka kumwereka wambaye ko si inshingano zawe, ni umugore uzishinzwe, sibyo? Hanyuma namara kumanika ayo maguru nyine umubwire uti ndakwereka ukuntu ndi bubikore njyewe. Noneho yiyambure ya kariso byose ukuramo. Umugore wubashye umugabo yambara ubusa imbere y'umugabo, ewana ayigushyiriremo neza, akivuyanga gicukunyure neza kabisa, agisasanura uko abyumva, ewana kabisa, kubera ko nyine nike si icyaha. Uzakimaze iki nadashyiramo iyo mboro uyumve neza? Kandi ayikwimye warira mu kanya uti oya. Nongere nkubwire ni ukimanika amaguru ugabanya ingufu kugira ngo umugabo utamutangira muri ayo maguru yawe, kuko ari ukuntu ushobora kwipanika ugashyiramo ingufu ugasanga ntabwo ari sawa, nyine ingufu zamugoye, ari kumanuka yahajya kumva ni nko ku magufwa. Biba bisaba kugira ngo umubiri worohe, ugafungura amatako yawe neza, ewana igihe cyo kurangiza uvuga ngo mwembi muzi uko murangiza. Iriya positeri itera kurangiza vuba. Umugore ku ibanga ryo kugira ngo umugabo atakurangiriza vuba, utamutanga cyangwa se mwembi muvanemo, oya wimuvamo. Umugore yoroshya amaguru gakeya cyane, gake cyane gashoboka, ku buryo ewana nutuma amanuka cyane akajya yikubita ku matako yawe, ayikubita kumva arakomeye, azarangiza vuba. Kuko kurangiza k'umugabo nzabibabwira ariko ntabwo mbivuga none. Vuga ngo icyo gihe ewana arashaka kurangiza nyine, nshaka kugira ngo bitegereze nyine, kugira ngo umbwire ukuntu uzabikora ubutaha. Ubu nzongera nkubwire uburyo ugomba gukora kuri iyo positeri kugira ngo umugabo atarangiza vuba, kubera ko mu kanya gatoya cyane ndagaruka. Ihangane rero, ntabwo nkuciye intege cyangwa se amatsiko, nyine uhora utegereje, biba binatangaje kugira ngo unyoterwe, kugira ngo cya kintu uzagikore. Nshaka kugira ngo nkubwire neza rero ko ugomba gufata neza umugore wawe,
iyi cano tubayeho kugira ngo twubake, ntabwo ari ugusenya, kugira ngo umugabo wawe nyine ahora ari umugabo wawe, nawe uhore wumva ko ufite umugore mu rugo ukwitaho kandi uguha igituba neza. Mureke gucana inyuma ko si byiza, mutazanduzanya biriya bintu byose biba biri hanze, ahubwo nk'uko buri wese agifite, buri wese afite imboro n'undi afite igituba, byose birahura, mbese ni nk'ingufuri n'urufunguzo byose birinjira. Ushobora kumbaza uti se ingufuri bigenzi ite? Ingufuri nayo igezemo hari akantu ikocora kugira ngo ifunguke, n'imboro nayo kugira ngo yumve igituba neza igiramo indani. Uriya mutwe w'imboro buriya ari akantu kabaho hejuru, sinzi niba ukareba nk'umugore, ubona hari ukuntu gakubita ukuntu, aka kantu uzagakurikirane, iyo iri mu gitubamo indani karagukirigita, niko gatuma ugira rero ubushake. Ibirenze hano rero ni ahamukanya.